ikomeje kutwongeza ibi bihe byo kurama. Hari benshi batagihumeka ariko twebwe turacyahumeka umwuka w'abazima. Imana ni yamamare, Imana nishyirwe hejuru ikomeje kuturengera, ititaye uko tumeze, ititaye uko twitwa, ititaye ku buryo twe twitwara, igakomeza ikabana natwe, igakomeza ikatubaho. Twagize rero umugisha nanone nkuko mubimenyereye tubagezaho ijambo ry'Imana, tugasura abantu batandukanye. No kuri uyu munsi twongeye gusura undi muntu mwari mukumbuye, mwari mutegereje, reka tumubaha abasuhuze. Muraho neza munyamakuru wacu Maurice. Muraho Pasteur, murakomeye? Turashima Imana, Uwiteka akomeje kubana natwe. Pasteur, wakomeza utwibwira? Nitwa Pasteur SEBINEZA FELIX, nkaba ndi umushumba mu itorero Zion Temple hano i Kigali. Arakoze cyane Pasteur Felix. Uyu munsi Pasteur muduhisha iki? Uyu munsi ndagira ngo mbabwire ibintu birindwi bigufasha kugumana na Yesu. Murakoze cyane Pasteur, ni karibu umwanya n'uwanyu, duteze amatwi. Murakoze cyane, murakaza neza mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndabaganiriza ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 9. Aho ndi ubabwira ibintu birindwi bituma umuntu adashobora gutandukana na Yesu. Ubundi abantu baribaza ngo mbese umuntu ashobora gutakaza agakiza cyangwa ntiyagatakaza? Oya, umuntu ntiyatakaza agakiza, ariko umuntu ashobora gutagakiza. Iri jambo muryumve neza. Ese umuntu ashobora gutakaza agakiza? Oya, ntibishoboka. Ariko umuntu ashobora gutagakiza. Abari muri Kristo Yesu tubashobora kuva muri Kristo Yesu, ariko ushobora kuvamo wewe nyine ugata Yesu. Yesu ntajya ahinduka. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ndi kumwe nawe kuzageza ku mpera y'isi, ubuzima bwawe bwose. Donc Yesu ahorana natwe kandi Yesu ntahinduka. Yesu abana natwe. Ijambo rero ngiye kubaganiriza ni igitabo cy'umugabo witwa Yosuwa. Yosuwa ubundi rizina yitwaga Hoseya. Yitwa Yosuwa bivuga umukiza, bisobanura Kristo. Uyu ni umuntu wakoreye mu mavuta ya Kristo, uzinjiza abantu mu gakiza. Rero Imana iramusanga. Ibintu birindwi rero kugira ngo mbivuge ntarinze kujya mu mateka maremare. Ikintu cya mbere ni ukusobanukirwa neza kuri kumwe na Yesu. Iyo uri kumwe na Yesu nta kintu na kimwe cyagutsinda, nta kintu na kimwe cyaguhagarara imbere. Umurongo wa 5 bavuga ngo nta muntu numwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Iyo wasobanukiwe kuri kumwe na Yesu, ukagendana iyo assurance, ukagendana ubwo bwishingizi, nukugira ubwo bwishingizi, nta kintu na kimwe cyagutsinda. Abantu bajye batsindwa n'ubusambanyi, ubusambanyi bukamuhagarara imbere bukamutsinda, ubujura bukamuhagarara imbere bukamutsinda, ikibi kamuhagarika imbere kamutsinda, cyangwa umuroza akamuhagarara imbere kamutsinda, kubera ko atazi adafite ubwo bwishingizi. Ikintu cya mbere gira ubwishingizi kuri kumwe na Yesu, nta kintu na kimwe cyagutsinda. Reka nkubwire wa mugore, kakubwire wa musore, kakubwire wa mugabo, kenshi uhora n'ubwoba mu buzima bwawe. Yosuwa yari afite ubwoba. Imana iramusanga iramubwira ngo ni wewe uzambutse ubu bwoko i Kanani, ni wewe uzinjira, ni wewe ubwawe uzinjira i Kanani. Muri iyi minsi umuntu ashobora kubaza umuntu ku rugero nkabaza Maurice, kamaza ngo uzajya mu ijuru, ngo nawe urareba, ngo nawe urareba, kubera iki nta silence afite. Icyo nico kibazo gituma abantu batagakiza, icyo nico kibazo gituma abantu bagwa, ntibafite iyo silence. Rero nagira ngo nkubwire ngo humura, nta kintu na kimwe cyabasha kuguhagarara imbere, nta mudayimoni waguhagarara imbere, nta mupfumu waguhagarara imbere. Ibintu bigira abantu batinya, abarozi batinya, abapfumu batinya ibibazo, nta kibazo na kimwe cyaguhagarara imbere. Iyo assurance Imana yibwira Yosuwa. Icya kabiri Imana ikubwira nuko ugomba kwirinda kuva mu gakiza. Imana ambwira ngo ucakora ukomere kandi ushikame, ngo kandi ntuve, ngo ntuzateshuka iburyo cyangwa ibumoso. Iri jambo rishatse kuvuga ngo umuntu agomba guhagarara muri right. Icyongereza kiravuga ngo don't turn right or left, ngo ntugomba kuva. Iri jambo narigereranyije ari Kinyarwanda rivuga ngo ntuzatane. Abantu baratana akajya ibumoso cyangwa akajya iburyo. Gutana niki? Ni igihe uva mu masezerano. Ijambo ry'Imana ravuga muri Zaburi ya 25 umurongo wa 3 ngo siko bizaba abagoma abategereza Uwiteka ntibazakorwa n'isoni, ngo ariko abayavamo abava mu masezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Bivuga ngo hari abantu bava mu gakiza, ntabwo umuntu atakaza agakiza. Ibintu abantu bajya babwira ngo umuntu atakaza agakiza, ntabwo atakaza agakiza ahubwo aragata. Ijambo ry'Imana ravuga ngo uzagume muri iri jambo, tuzatane ngo ujye iburyo cyangwa ibumoso. Dutana ryari? Iyo twagiye mu bibi. Dutana ryari? Iyo twagiye mu bindi. Dutana ryari? Iyo twacitse intege. Dutana ryari? Iyo twagiye mu byaha. Icyo gihe ibiravuga ngo umunyabyaha. Pawulo yaravuze mu gice cya 6 abaro ngo dukomeze dukora ibyaha ngo ubuntu busabe. Yavugaga ko twagira ubuntu n'Imana tudashobora gutakaza agakiza, ariko aravuga ngo abanyabyaha, abasambanyi, abajuru, abasinzi ntibazabona ubwami bw'Imana. Rero sobanukirwa iri jambo. Intego yo kuvuga ngo Yesu ari kumwe nawe, ariko Yesu ntashobora kuguta, ariko ushobora guta Yesu. Umutaryari iyo wavuye mu gakiza, iyo wavuye mu byaha,
iyo wagiye mu byaha, iyo wavuye muri Yesu ukajya gukora ibyaha. Ijambo rya gatatu, kugira ngo ugumane na Yesu ni uguhora mu ijambo ry'Imana. Imana yavuga ngo icyakora ngo iri jambo, umurongo wa 8, ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ngo uhora ubitekereza, ubora ubihamisha akanwa kawe ku manywa na nijoro. Guhora duhamya ubwami bw'Imana, guhora duhamya dutekereza ijambo ry'Imana. Abantu benshi, abakristo benshi ntibasoma ijambo ry'Imana. Icyo ni ikibazo gikomeye. Reka nkubaze, wereka gusoma Bibiliya ryari? Wereka gusoma ijambo ry'Imana ryari? Utunze Bibiliya muri telefone yawe, ese uyisoma ryari? Cyangwa uranayigira no muri telefone? Nubwo utagira Bibiliya, uyigira muri telefone. Ufite telefone, umaze kudownloadinga ibintu bingana gute? Ni ibintu bingana gute umaze kudownloadinga muri telefone yawe? Wadownloadinze ijambo ry'Imana, ese uritekerezaho ryari? Ese ugira umwanya wo gutekereza ku ijambo ry'Imana? Ugira umwanya wo kurisoma? Ugira umwanya wo kuryiga? Ugira umwanya wo kuryumva? Ese ijambo ry'Imana wakoherereza kuri Facebook, kuri live, ureba za YouTube zingana gute? Wirirwa ureba inzoka zirimo zirwana iki, ukareba inzovu, ukareba intare zirimo zirya, ukareba abandi bambaye ubusa, ukareba indaya zirimo zivuga ukuntu zijya zisambana, ariko ntureba ubuhamya ngo urebe ijambo ry'Imana. Ntabwo ugira umwanya kugira ngo ubashishwe, kugira ngo utsinde, kugira ngo uhagarare neza, kugira ngo ugume mu gakiza. Nuko uzasoma ijambo ry'Imana. Ijambo rya kane ni ugukomera. Gukomera ntucike intege, ntubivemo. Aravuga ngo icyakora ukomere. Ijambo ry'Imana aravuga ngo bisigaye mukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Turasaba gukomerera mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Komera mwene data, we gucika intege. Turi mu bibazo, turi mu bikomeye, ariko komera. Ijambo rya kane. Ijambo rya gatanu iravuga ngo witinya. Abantu benshi bafite ubwoba, baratinya ubuzima. Niyo mpamvu benshi barimo bishingira muri iyi minsi igihe cya corona. Abantu benshi barishingiye babivamo, abantu benshi babivuyemo, abantu benshi baraguye, abakobwa barimo baragwa, abahungu barimo baragwa, abantu benshi bavuye mu gakiza. Witinya, reka kugira ubwoba bw'ibihe, reka kugira ubwoba ko bakwirukanye mu nzu, reka kugira ubwoba ko bagusohoye, reka kugira ubwoba ko nta buzima, reka kugira ubwoba. Witinya, Uwiteka ari kumwe nawe. Witinya. Ijambo rya karindwi, Imana irakubwira ngo we gukuka umutima, we gukuka umutima. Reka we gukuka umutima, ntushiturwe, umutima wawe ukomere, umutima wawe uhabwa imbaraga. Ijambo rya munani, shikama muri Yesu. Yesu ashobora byose. Munishi yararembye ngo Yesu ni mambo yote, ndani ya yote, ukimupata yeye umepata vyote. Shikama muri Yesu, guma mu gakiza. Abaririmbyi ba Jehova yiri baravuze ngo niba uri muri Yesu neza, guma muri Yesu. Shikama mu gakiza, shikama kuri Yesu Kristo. Nta wamwizeye uzakorwa n'isoni. Imana yavuze ngo nushikama uzamenya neza ko abiringira Uwiteka Imana badakorwa n'isoni. Imana iguha umugisha, usobanukirwa ibintu birindwi. Imana izabana nawe kandi ukomeze. Tuzagira mu bwami bwo mu ijuru. Ntabwo tuzabona ibyiza gusa hano ku isi, tuzabona mu bwami bwo mu ijuru. Turi abagenzi bajya mu ijuru, ariko hano ku isi hari ibyiza tugomba kubona. Tugomba kubaho neza, tugomba kwambara neza, tugomba kubaho neza, ariko tugomba guhura n'ibibazo nanone. N'ibibazo bizaza, ibibazo nibiza, dushikame kuri Yesu, tugume kuri Yesu. Tuzagera i Kanani yo mu ijuru. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ndasengera umutima wawe, ndagusengera wowe ushobora kuba yarayivuyemo, garuka mu izina rya Yesu. Ntabwo utakaza agakiza. Mika yaravuze ngo ningwa zamzu zatakambira Uwiteka Imana imbagakiza. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ngarukira n'umutima wanjye wose. Mwene data nugaruka. Yesu yaravuze ngo umwana w'ikirara ngo nagaruka azakirizwa impundu ngo bamutekere ibyiza. Garuka ube muri Yesu. Birashoboka warigiye kubivamo, komeza ukirenge cyawe, tuve mu gakiza. Ntushobora gutakaza agakiza, ariko ushobora kugata. Ndakwifuriza kutazata agakiza, ugakumemo kuzageza Kristo agarutse kujyana itorero. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ndabasengera umugisha, ndasabira umugisha ibyahishuwe Media TV. Imana ikomeze ibagure kandi Imana ibagirire neza, gukomeza kwamamaza ubutumwa bwiza no kwamamaza Kristo. Nawe ubona iri jambo ry'Imana, nawe uryamamaze, urigeze ku bantu benshi. Abantu benshi bagume mu gakiza kandi basobanukirwe ko bashobora gutakaza agakiza. Hari abantu bashobora kuba baraguye bakavuga ngo akiza karagiye ntikagiye. Yesu aracyari kumwe nawe, aragutegereje kumugarukira kugira ngo tuzajyane mu bwami bwo mu ijuru. Yesu agutegeye amaboko, nubwo waba waratanye, Yesu aracyari hahana, aragutegereje. Ntiyigeze agenda, agakiza ntaho kagiye, ahubwo karagutegereje, kari harya. We waragasize, kagarukemo. Garuka mu gakiza, Yesu Kristo abane nawe kandi akugirire neza. Abanyamakuru ba Media TV izahishuwe ndabasabira umugisha, ndetse n'abakurikirana Imana ibaho umugisha, n'abandi bose n'igihugu cyacu, n'abandi bose basabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka mbaheshe umugisha data mu izina rya Yesu. Umugisha abana bawe, umugisha umuntu wese ukurikiranye mwami w'abami Data Media TV, umugisha kandi umugire neza. Iri jambo ribohora abantu benshi mwami bari bafite ubwo, bari bacitse intege, ubaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndasabira mwami w'abami abarwayi bakire, ndasabira afite ibibazo bitandukanye ubakorera ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze gitari cy'amahanga mu izina rya Yesu. Miseze mwiringiye kandi gushima mwami. Amen. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Murakoze. Arakoze cyane Pasteur ku ijambo ryiza tugejejeho.
mukomeze mudukurikirane, mukanda subscribe, mukanda like, share, comment. Turi hano ku bwanyu. Murakoze cyane, Imana nibamugisha.